mu biganiro bidashobora kubura kurebwa na mukeba wawe ni iki kiganiro kije gikurikira inkuru ijyanye no gutangiza umushinga ko wabo nubuhe butumwa bw'umwihariko waha mukeba wawe? Okay, ubutumwa namuha wenda ubwisha arabuzi kuko aranzi. Aranzi kuko ntabwo muziranye ariko live? Ntabwo tuziranye live ariko aranzi. Nawe yagutunguye? Ntabwo yantunguye. Wari umuzi? Ari ukuntu nyine umuntu ababizi. Okay. Yego. Kandi burya na kira kiganiro nanjye nagikoze hari icyo nagikoreye. Cya kiganiro nakoze nyina ko ka video wavuze. Yego. Impamvu yanteye ko bivuga. Okay. Kuko ntabwo nabivuze nasinze nari seriye nko kumeze. Ibyinshi wenda arabizi. Umutekano arabizi ko nzawumuha. Nimba hari ahantu kuri kira gipangu hari bazaba impapuro zaho ndazifite. Ni inzu iriho abana banje. Sibyo? Ni yanjye. Sibyo? Nimba naramenye ko ibi byose bigiye kuba simvuga intumva. Ndavuze ngo murebe ahandi mujya kubana kuko byashoboka bifite uburenganzira kuko ni abana banje. Yego. Afite amakuru yuko ndi umunyamahoro. Kandi n'umugabo wanjye arabizi ko ndi umunyamahoro nubwo atabona imbaraga zo kubisobanura. Gutangamwe amasomo zisome wumve. Harimo aho wavuze ngo iyo umuntu yipimye inkweto ntimukwire ayikuramo akipima indi. Aha washakaga kuvuga iki? Okay. Aho nashakaga kuvuga ko abantu bakwiye gukura urubanza ku mugabo wanjye. Sibyo? Yego. Iteka niba kabone nimba yitangirije uramushinga bihita babona Mama Charlene. Iyo umuntu agiye kugura inkweto ukipima urukweto. Sibyo? Hanyuma ugasanga ntirugukwira. Ufata urundi. Niko bigenda. Hanyuma se rutagukwiriye ntawe rukwira. Ruramugira. Sawa rero. Urukweto rutagukwira hari uwo rukwira. Yego. Ngaho soma indi kugira ngo ngusubirize rimwe. Urukweto rutagukwira hari uwo rukwira. Ariko ni uranguye nta rujugunye. Ngaho komeza gusobanurire. Hari n'ahandi undi nushaka kumbwira nzi gusomere zose ko ari ivuga butumwa n'indi gutanga ziri mu bwonko. Ngaho mfasha ndabona telefone nazo sinzi. Okay. Ahantu navuze narishingiye ku ka video ko kwambika sheri we fiança. Yego. Hari abantu bampamagaye. Hari nababonye atari byo. Ariko ngewe sindi kubyumva kimwe nabo. Ababonye wenda atari byo. Atari ko byari bikwiye kugenda. Ariko ntabyo arindira. Ngewe sindi kumwe nabo. Ngo nibyo yakoze yabikoreye igihe kandi yakoze ibintu byiza. Nubwo tutasezeranye muri leta no mu itorero ariko twarabyaranye abana 5. Yagombaga rero kugira ngo bihabwe umugisha banabyemere abohorwe kugenda nkavuga ngo ngewe Mama Charlene nk'umugore we ndamwemereye. Rero uhashize amezi ngira ngo nk'abiri maze kwandika urwo rwandiko mu izina ryanjye nerekana ko nta kibazo. Yego. Naranditse kandi ndasinya. Rero nta kibazo mfite. Ntacyo mfite na nicyo nzagira. Kandi uriya mwana wa mama uriya mwana w'umukobwa atuze cyane ko atuje ntago yatangiza uriya mushinga ataramenya amakuru. Nzi ko mu makuru afite arabizi ko ni mukeba. Arabizi ko mukeba we ari umuheburayo kazi ntanda y'umujinya nta kibazo. Yego. Okay. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Kariya wavuze rero ko utazakindezo tujuru ugahagazeho. Reka nkubwire maze imyaka 13 hafi 14. Gasindezo ntatse muri iyo myaka ko kurumva najya kubuza abantu amahoro kubera iki. Ahangaho ikintu ushaka kuvuga ni iki? Kuba papa w'abana yatangije umushinga w'ubukwe ejo bundi nyina arashyingirwa namara gushyingirwa azaba ari ikimenyetso cy'uko na Mama Charlene noneho abohokeye kuba yashaka dore ko amakuru anavuga yuko ufite umufiance nawe. Ariko kumiro karahanga akoja we amakuru mpora numva kuyoboka amana bayaturutse. Yampe neza se. Yampe neza. Aya gute? Ngo ufite iki? Fiance? Ariko sha na makuru riko yabakira hinda. Ntawe zakira hinda. Niba hari amenye ko umubeshya. Fiance wa Mama Charlene arakuyakaye. Je reka nkubwire. Nta na rimwe umugabo wanjye yigeze amboha. Hey. Ego
ntabwo yigeze ambaho abandi ubundi umuntu abohwa n'ibyo yavuze yego ntabwo nigeze amubwira ngo tuzatandukanwa n'urupfu ni ukuri dore aho nibereye. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyereye ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira tugakorana ibiganiro by'ivuga butumwa mu buryo bugiye butandukanye. Murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana niwe tugiye kuganira. Ndababwiza ukuri ko nukurikira neza ikiganiro tugiye kugirana ntabwo uri buze gusigara uko waruri imbere ucyumva, uri buze kungukamo ibintu byinshi bitandukanye kuko ni ikiganiro kivuga butumwa mu buryo bugiye butandukanye. Ni munyemerere rero dutangire tubasuhuza aho muherereye hose, bari mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, muri diaspora, mu bihugu duturanye by'umugabane wa Afurika ndetse n'ibiri kure, muri Canada, muri Amerika, Australia, ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Mwese ndavuze ngo Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Ureba ikiganiro nk'icyo ukaba ufite agahinda, urababaye, urarwaye cyangwa urarwaje, uri muri bya bihe bihora bisimburana bikaba bibi, wizere ko Imana yatabaye abandi nawe izagutabara, ntabwo ari wowe wizigirizaho nkana, kuko ijambo ryaravuga ngo naho yababaza umuntu ntabwo ibikora iteka igeraho ikamugirira ibambe Mama Charlene ikamwishimisha ibyishimo bingana n'igihe yababarijwe imyaka yamubereye y'ibyago ikayivunjamo ibyishimo. Vuga utamena ariko amina. Noneho rero wowe uri kukireba wishimye, rero uri muri byabe amasezerano Imana yaguhaye yarasohoye, uranezerewe rwose, uravuga ati Imana yaranyibutse. Ujye ujyana na Yesu gutabara abababaye, kuko Yesu yavuze ko abajyana nawe gutabara abandi aribo bagabana umugisha w'Imana. Nako n'umuririmbyi wabivuze da, ntabwo ari Yesu. Hari abantu bajya bambaza ngo iryo jambo ryanditse he, ni indirimbo yo mu gitabo ivuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana umugisha w'Imana. So yizi Mama Charlene, umeze neza? Yego umeze neza, ndashima Imana. Ndakubona pe, urakeye, wambaye neza, mbese uba wambaye wikwije nk'umukozi w'Imana. Yego murakoze. Kuyobokamana uratangira wibwira abantu wadukurikiye, dore ko utaruhaherutse, kugira amenye ngo tugiye kubana nande muri kiganiro. Burya cyagiye twugutsa abandi bantu benshi mu buryo butandukanye. Yego. Nitwa Mukeshimana Emerita, nzwi ku izina rya Mama Charlene. Ndi umumama w'abana batanu. Ndi umukristo wo mu Nyakabanda muri ADP. Nkakorera Imana umurimo w'ivuga butumwa. Yego. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Mama Charlene rero niwe tugiye kuganira. Reka nkurangira ahantu wakura indirimbo nziza zagufasha. Ni kuri chaîne yitwa Beraka Choir, ni korali yo muri Australia, igenda isohora indirimbo nziza cyane, ndetse iyo chaîne ngiyo munsi aho ngaho genda ufashwe n'izo ndirimbo. Ni indirimbo nziza zo kuramya no guhimbaza Imana, ntugende kandi udakoze subscribe. Naho wowe wifuza uri korali, uri umuhanzi mu buryo butandukanye, ufite igiterane gikomeye, amakrusede n'ibindi, urashaka video nziza cyane yabyo, cyangwa ushaka gukora clip y'indirimbo zawe, gana Soul Creation n'abahagurutse cyane bari gukora indirimbo nziza mu buryo butandukanye. Niba ushaka nimero zabo mpamagara ubundi uzinyake, ubundi ngo uhuze nabo, kuko bari kugenda bakora ibihangano byiza by'amakorali mu buryo butandukanye, ndetse n'abaririmbyi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Naho wowe rero ushaka video nziza mu bukwe, mu birori, n'amafoto, ni CPN Picture kuri Instagram niko bitwa, cyangwa nabo kanyaka nimero yabo, bose ndabaguha. Manyena mfite ibintu byinshi kugira ngo abantu ntibazongera kuruha, bazajya babibona hafi yanjye. Nawe nukora nako nugira gahunda y'ibirori, ushaka umufotogarafi cyangwa cameraman uzambwire. Mama Charlene, umeze neza rero? Meze neza cyane, ndashima Imana. Umwuka asari kubwira cy'amatorero muri iyi minsi. Reka da, ubundi ikintu umwuka ahora avuga mu mwaka ni ukwezwa. Kuko umuntu uteshejwe ntabwo azabona Imana. Kandi ubuzima bwo kwezwa nibwo Imana iduhamagarira. Burya rero n'ibintu byose Imana igenda itumaho ahantu ibishingiye nuko abantu bezwa bagakizwa. Yego. Ariko buriya hari ukuntu wenda tuvuga ngo kwezwa cyangwa ngo twitegure Yesu aragarutse, abantu umuntu agahita avuga ati ariko se imyaka 2022 irashize bavuga ngo Yesu araje ati ibi bintu. Hari abantu basa n'abashyizemo ngo wagira ngo Yesu ntakije ngo nitwika cyangwa ngo nugushyushye. Wowe ubifata ute wenda abantu babitekereza gute? Reka rero nkubwiye, uzi ko agira ngo uri mu bitekerezo byanjye. Ejo bundi icyo kintu uvuze naragitekereje.
ndavuga inta abantu benshi bakunda kuvuga ngo bahaherekera batubeshya ko Yesu azaza arihe. Ariko nzi ko mu babivuze hari abamaze kugenda batakiriho. Nibyo uri kumva. Imperuka rero hari imperuka ya rurangiza izaza nyine bya finale. Ariko burya imperuka y'umuntu ni urupfu. Yego nibyo. Uwo Yesu rero nimba atinze kuza urupfu ntirutinze. Ntabwo rutinze. Umuntu uravuga ngo baratubeshya kandi ejo uri bucakirane na moto. Barakubeshya kandi uri bucakiranye n'umuntu uguhutugirigiri ugahita urangira. Impfu zirahari zitandukanye zigomba kudutera kwezwa. Yesu natanaza wowe uzagira imperuka yawe ku giti cyawe tuguherekeza. Umureno imperuka yazagera ya rusange iyi iherezo ryacu yanagera. Icy'ingenzi ni ukwitegura nta zindi comment. Kandi na Yesu azaza cyane ko ibimenyetso bigaragaza kuza kwe birimo kwihuta gusohora. Yego ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Ariko mama Charlene reka wenda nse n'ukubaza ikibazo wenda gishobora kuba kigutunguye cyangwa wakiteguye. Nikikunanira kugisubiza barakatinga dukomeze ibindi. Ariko ntabwo kikunanira. Ni gute umuntu uri kuba kino kiganiro no umukristo no umunyarwanda uri ahantu hatandukanye dore yuko nyine bari bo tubwira cyane cyane muri uru rurimi tuba tuvuga uretse ko tugira n'amahirwe n'abashinga ntayo hakurya iwacu Burundi bakaba bacyumva. Ariko ni gute umuntu yakwiga gukemura amakimbirane bidaciye mu bibazo bikomeye cyangwa mu ntambara, cyangwa umukristo ni gute yakwiga kubaho mu buzima bwiga gukemura ibibazo bitanyuze mu manza, bitanyuze mu ntambara, bitanyuze muri rwaserera, ahubwo ibibazo bikarangira mu buryo bw'amahoro kandi bigakemuka neza. Reka icyo kibazo aba aricyo tugira kiyi kiganiro cyacu. Yego. Kugira ngo ukemure ibibazo hatabayeho amakimbirane n'intambara n'induru na ribu na polisi kwicana no guhangana. Umuntu icyambere wemera guhomba. Kayemera kugira ibyo ureka. Ushobora kwiyambura inzobe ukemera kubigikara kugira ngo ukemure ikibazo hatajemo amakimbirane. Ushobora kwiyambura akazi ugasigara uri umushomeri. Ibyo bintu birakomeye. Ushobora kwiyambura agaciro ugasigara uri umuntu wataye agaciro. Ushobora kwiyambura icyubahiro ugasigara uri umuntu w'umunyagisuzuguriro. Ushobora kwiyambura kurya gatatu ku munsi ugasigara urya rimwe ku munsi. Ibyo bintu rero birakomeye. Ntabwo byoroshye kabisa. Narigeze kugira ngo biroroshye. Ni ibintu bikaze kwiyambura icyubahiro ugasigara. Mani guha umugisha. Ibyo ni ibintu bikomeye abantu badashaka. Kuko buri wese akurura yishira. Ikintu kiri bumbuze kurya gatatu ku munsi aho kugira ngo mburi biryo ndakurangiza nkuko abantu bameze. Ariko burya nimba hari ikintu kiza nanone kibaho nukubaho mu buzima butarimo amakimbirane no guhangana. Ukuntu buryoha. Yego cyane. N'ubuzima ugende mu muhanda ukagenda wumva umutima utakurya. Waba wiryamiye mu buriri ukumva uryamye neza kandi utuje. Imana rero guhumugisha kubw'icyo kibazo umbajije kugira ngo ukemure ikibazo nta makimbirane bisaba kugira ibyo ureka n'ibyo wirengagiza. Yego. Abantu rero ntibashaka kureka no kwirengagiza. Kandi abantu ntibashaka kubaho badafite ibyo bafite. Ariko burya ikintu cyose cyatuma utanga amahoro. Ikintu wakorera umuntu agasinzira. Naho cyaba ari ukugira icyo uhomba mu byari bigufitiye umumaro. Kuko ukubibira amahoro undi nawe ni kuburi kuyabibi wawe. Yego. Kandi ukubiba amakuba handi ni nakuburi kubiba amakuba iwawe. Yego. Wenda duhereye nk'amakimbirane yo mu miryango. Burya nubona umugore yafashe agafuni agahengera umugabo asinzira kakamukubita. Ukabona umugabo yahengereye umugore atishe ringwino nkubwira geta mujomba imbugita. Nta kindi bapfa. Umwe aba yanze kurekura. Yego. Bafite ibintu byinshi bashobora gupfa. Bashobora gupfa amazu. Bashobora gupfa ibyo bapfa. Ariko burya umwe arekuriye undi. Hari ibintu atagira gute. Hari ibintu byarangira. Abantu bakwiye kwirinda mbese guhangana hakabaho no kugira ibyo ureka. Nimba uri kureba umuntu ukavuga uti iriya kwasiteri iri mu muhanda uyu mugore azayinsindaho wayimurekeye. Siko nibyo bintu ari byiza cyane.
nimba urimo urareba ukavuga utahangaha mpafite ikibanza kandi nzakigurisha miliyoni 30. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ni ibintu bikomeye kugira ngo amakimbirane akemuke binyuze mu mucyo hatabayeho kwicana no guhangana. Bisaba kureka akareba ati kiriya kibanza abantu bakagihanganiraho umwe ntashake kurekura. Ariko nubwo icyo kibanza kiguze miliyoni 30 ni ibifaranga byinshi harimo kadastre wakimurekuriye kugira ngo amakimbirane arangire mu mucyo. Nta kindi kintu gishobora kurangiza amakimbirane no kugira gukemura ibibazo hatabayeho amakimbirane usibye guharira mugenzi wawe ukagira ibyo wigomwa n'ibyo wigomwa kuko wenda ibimba mvuga ngewe ndabizi ari ibintu ugomba kureka. Kandi reka nkubwire umuntu wagize ibyo areka kugira ngo atange amahoro ntajya abo mukene. Ntabwo umva hoya wagize ibyo areka ku ntego yo gutanga amahoro gutanga umutekano. Uwo muntu abumukira akajya depasa buri munsi kubera yuko amahoro azanwa n'Imana. Iyo ugize uruhare mu gutanga amahoro uba ukoreye Imana naho waba utitwa umukozi w'Imana. Kandi iyo ugize uruhare mu kugira ngo haze umwuka mubi uba ukoreye Satani burya nawe kandi agira ibihembo. Niyo nzira rero imwe yo kugira ibyo urekura kandi abantu ntago bashaka kurekura kandi nutarekura. Ubu niyo mpamvu amarozi yabaye menshi hasi hejuru kumva umuntu ngo bamushyize mu igunira nyamara nibyo yanze kurekura agafata biri. Yego ni ibintu bikomeye. Nzi ko kimwe mu bintu bigora no kwigomwa no kugira ibyo urekura cyane cyane byari bigushyize hejuru bigufitiye umumaro ukabyigomwa. Ni ikintu gisaba imbaraga z'Imana ariko kandi kirashoboka. Kandi ariko ni cyiza reka nkubwire wenda hari ibyo ntari buvuge neza ariko njya ndeba nk'urwego ngeze ngeze ku rwego rushimishije ntabwo rwose rugayitse pe hano kuri kamera. Kera hari ukuntu bajyaga bambwira ngo no cyo bintu n'ubucucu n'ubugoryi ni gute urekera umuntu igipangu cyose akakibamo ufite abana 5 kaba mu bukode. Ako se kuva nakireka ubu ngiye mfite ibintu bingana iki areruye hoya uburenganzira bw'umugore burahari abana ubarera wenyine kuki. Ako shange nareba nkabona kubarira nkabamenya kuva ku mwaka wa mbere kugera ku wundi kabona nibyo bitanze amahoro. Cyampaye amahoro kandi n'umufite amahoro nzana yapfiramo. Ubwo rero abantu bajye biga gukemura ibibazo hatabayeho amakimbirane kandi umuntu ukemuye ibibazo mu buryo bw'Imana imuha umugisha aba ari umunyamugisha. Uba warabibye amahoro ugomba kuyasarura kandi uwo mwuka wo gukemura ibibazo hatabaye amakimbirane turawukeneye mu banyarwanda kuko abantu basigaye bateye ubwoba. Urebye umubare w'abantu njya haranu merutse kujya gusenga bambwira umuryango wapfuye urashira umwe arogunda kugira ngo imitungo bayegukana. Ese ugira ngo abishwe iyo barekura ntibari kubaho ko atari ba masikini bagashaka ibyabo. Yego barapfuye barabahamba n'ibyo bakanuriye amaso ntibagira ibyo bapfa ahubwo birasigara. Kandi urebye uburyo bapfuyemo ntago ribu yabizamo kuko nyine usanze umuntu se yasinziriye nyine bakamuhutugirigiri akabafasha ipozisiyo undi ukabona mama kandi kagirigira akabafashiye kabona abantu 7 bagize gute umuryango urashize bari kuzira ibitaka ahantu bazakura miliyoni 3 shaka hagatuma upfa kandi bakabisiga barekuye. Abantu nibige gukemura ibibazo hatabayeho amakimbirane. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Wenda tuvuga kuri icyo kuri social media ubu Mama Charlene video ze yagiye akora zimwe na zimwe bari kugenda bazigarura ziri hiti cyane cyane bitewe hari ibintu tutabona uburyo duhunga bitewe n'umushinga ukomeye kandi mwiza uwahoze ari umutware wawe yamaze gutangiza w'ubukwe bundi. Hari akantu wavuze ati arenga tangaye kwa hawa hoya none se ntabwo bari wihanganye oya je umaze umwanya munini naringa tangaye. Iki kiganiro urumva kise kivuga butumwa mu byukuri ntabwo ari ugutwika. Ndashaka ko bigira icyo bivuga ku muntu wacyumva wenda basaka ashobora no kumenya uburyo yakemura amakimbirane cyangwa akamenya uburyo
sinzi ko niyo mpamvu warumbajije ariko burya ufite diplome ufite impamyabumenyi mu itangazamakuru urumva icyo nari nishatse kubaza hari akantu wavuze mu wagira ngo wari uri nko kwigisha hari kuri channel yawe gutyo uvuga ati njyewe nditeguye ati papa w'abana twaratandukanye kandi ni mu buryo bwiza nge nta kibazo mfite ati ndagira mbwire uzaba mukeba wawe ko nta kibazo na kimwe nibyo naravuze ngo uzaba mukeba wanjye ako nagashyizemo simbizi byasaba ko njya kukumva ariko ndumva narabivuze nubwo ntavuze gutyo we cyangwa uzaba umugore w'umugabo twahoranye twashakanye rwose azajya aryama sinzire ntabwo azavuga ngo mama w'abana wa mbere yazamutesha umutwe ntabwo azavuga ngo ndajya kwaka indezo mu rugo rwe ntabwo azavuga ngo hari ikibi namugirira cyangwa ngo namurakarira cyangwa hari ikindi na kimwe ako kantu nyine abantu bakomeje bakavuga bati kuko ni comment ya mbere wa commentinze bitaranaba none ibyo wavuze biratangiye rero birabaye sasa rero wabyakiriye gute okay nijye nibwira ko abantu batarebye ibyo navuze barabireba kumbi ni inyamabi burya barabireba baba bakubikiriye ukuntu okay urakoze cyane ubundi iyo nje hano kuri kamera nzi neza ko ijambo ryose mpavugira nzaribazwa ego burya sinshaka gupfa guhuruturaho amagambo mbanza kuyatekereza kareba ngo ibi bintu ngiye kuvuga bizagirira umumaro abazabyumva ibi bintu ngiye kuvuga Imana iramutse hibereye yicaye iruhande ahangaha ndi kuri kamera nkarangiza ikiganiro ubu koko yakicara ikavuga iti Mama Charlene navuye kunkorera cyane ko iyo nje gutya mu kiganiro numva nje gukorera Imana nanataha nkavuga ngo mvuye mu murimo w'Imana iki kiganiro nakoze nari ndimo gukorera Imana bishatse kuvuga ngo nta jambo na rimwe njya mvuga nahubutse mba naritekerejeho kandi riri mu maraso no mu misokoro no mu bwenge kandi burya ijambo njya mvuga mba naramaze kuripimirwaho hasanga bindimo ndi gusa n'ibyo mvuga ikindi mbere yuko ntanga ijambo cyangwa mbere yuko mpugura abantu cyangwa mbere yuko mvuga ubutumwa ngewe ubwanjye ngomba kuba ubutumwa yego mbere yuko mvuga ubutumwa ngewe mugomba kuba ubutumwa kwanza ariko ni nako ijambo ry'Imana rivuga yego yaravuze ngo hari ijambo nkunda kubaza abantu abavuga butumwa cyane yego ngo Imana iyo ishaka kugukoresha ibintu bikomeye ibanza kukunyuza mu bikomeye ikagukomeza kugira ngo ibyo yakunyujijemo uzabihereho ubona uko ukomeza abandi icyo ni igisobanuro cy'ibi Mama Charlene avuze mu byumve neza mbere yuko mvuga ubutumwa ngewe ubwanjye Mama Charlene ngomba kubivuga butumwa kuba ubutumwa kuko ivuga butumwa rifite imbaraga rifata abantu ntabwo ari amagambo mvamo gusa ahubwo ngewe ubwanjye namaze kuba ubutumwa no gusohora ubutumwa burya nta bintu byinshi si ngombwa ngo sarare nkoresha ibintu byinshi namaze kuba ubutumwa ijambo ryose riri busohokemo kuko ndi ubutumwa riraba ubutumwa ubunyuze aha hantu hose hari ukuntu abantu bamenyereye umwuka wo guhangana abantu bamenyera kubuza abandi amahoro baragenda babyonse mu mashereka ya ba mama wabo babatwita ariko bameze bababyara ariko bimeze barakambakamba barakura bumva yuko umuntu wese mufitanye ikibazo atagomba kugubwa neza niwo mwuka watatse abantu muri rusange ariko siko byagakwiriye kumenya yego kabisa ikindi nimba mba hano nigisha nkigisha abantu kwihangana haba maze no kuvuga buriya wanteze n'umutego sibyo ko nakubwiye ibyanya byo kandi wakoze kumbaza kuriya haba mvuga ngo tugomba kwiga gukemura ibibazo hatajemo amakimbirane icya mbere ngomba kuba mu ba mbere bagomba kudateza amakimbirane yego namara gukontorora nkasanga koko ntigeze nteza amakimbirane maze imyaka 13 ubu ni hafi 14 yego
nareba iwacu ku mudugudu ngasanga nta makimbirane nigeze nzana mu bayobozi, nareba mu kagari bagasanga mama Charlene nta makimbirane, nayo umuganda n'intuza gusa tubundi nk'imanukira. Najyaho nabwirije hose ngasanga nta makimbirane, nta muntu waremyeho mu amakimbirane. Ngomba kwigisha abantu kureka amakimbirane. Noneho umaze kumbaza ngo hari ibintu biri kuvugwa n'ibiki n'umushinga umugabo wanjye nani oya sorry papa w'abana ko ni papa w'abana banje yatangije, abantu bakumva ko ndi buhite ntangira gukambya impanga. Ndashaka kubwira abantu ikosa batazakora, hakagira umuntu ubangamira ubuzima bw'undi. Yego. Kandi umuntu nimba yumva azajya asinzira kuko yanyweye mitsingi, ujye umureka yinywe nimba utayikunda. Nimba umuntu asinzira ari uko amaze kugutuka, bamuretse akagutuka se nimba ariho akura ibitutsi. Muri make tujye turekera abantu amahoro yabo. Yego. Ahantu umuntu akura amahoro ntitukamubangamire. Ikindi abantu batamenya, njyewe mama Charlene na papa w'abana banjye. Yego. Ikintu bagomba kumenya bakanagisobanukirwa aka kanya, nuko umugambi mwiza w'Imana uturiho. Uri kumva? Yego. Ari papa Charlene, Imana igomba gusohoza ikimuteganyirije. Yego. Kandi yagisohoza nta muntu wakitambika n'umwe. Ababona bidakwiriye ashatse umugore wa kabiri, nyamara si uwa kabiri. N'uwa kabiri guteze. Usura mwana w'umukobwa ko abantu bagowe, hari ubwo yamunkuye mu biganza. Burage hari ubwo yaje akamunyambura, yamukuye iwanjye. Burani n'amava bashaka kubwira abagore birirwa barira ngo babatwaye abagabo. Umugabo wiyogosha ubwanwa 100 bamujyana bate? Umugabo ufite ubwanwa amaze kwiyogoshesha nk'ishuri 100 abukuraho abukuraho. Buriya umukobwa ntabwo mufata nko gutwara umugabo. Oya buretse ariko. Yego. Ibintu impamvu naje kuvuga ibi bintu. Yego. Nuko nshaka ko abantu kira kintu wambajije mbere, abantu bige gukemura ibibazo ataje mu makimbirane. Yego. Arikumva niyo ntego. Ubu ngewe n'umuntu wese utekereza ko ntamuha ikiganiro, nyeneye ko ubu butumwa buzagera kure. Abantu bakajya bakemura ibibazo nta makimbirane amakimbirane. Uri kumva? Yego. Ntago Imana yigeze itujugunya burya. Ese undi abantu kukibumva nako kuki abantu batagira amakuru. Ntago Imana burya yigeze ijugunya papa Charlene. Nta nubwo Imana yigeze ijugunya mama Charlene. Buri wese Imana imufitiye umugisha yamuteganyirije. Uri kumva? Yego. Kandi tujye tubimenya nkuko tutajya dufata abana bacu bakojeje ngo tubajugunye. Ntago tubajugunye. Dukomeza kubagaburira, twabaha minerivare, hari ababyeyi bajya batanga minerivare abana bakazirya. Ejo bakamuhamagara ati ntiwishyuye kongera agatanga indi. Bata umwana we yatorotse ikigo, hari ubwo twabajugunye. Ababyariye mu rugo iwabo ntitwabajugunye. N'Imana rero ntikora nk'abantu. Abateganyaga yuko atagomba gushaka ni batuze, ibyiza byose bimukwiriye. Ukantu ushyizemo bimukwiriye, agomba kubibona nta yindi nzitizi. Ese nimba agomba kubibona ninde ugomba kwitambika mu mugisha we Imana yamupangiye. Naho kuvuga wenda ngo nagira ikibazo kuko yatangije umushinga, ntago nagira ikibazo. Yego. Ntago nagira ikibazo, ahubwo nugushyiramo imbaraga zo kumushyigikira. Nuko muri ibi bihe hariho ibihe byo gutangira amashuri. Hanambabarire ni naramwemereye amadolari 100 ko nzayamutwerera. Nago nzayamuhubu. Reka nkubwire. Minerivare barayongeje, nahoze njya kureba ku bigo by'amashuri. Sanga ashobora kuzatanga amafaranga ari hejuru ya miliyoni ku bana nka 5. Rero wenda ashaka kuzamutwerera duke cyane, ariko azihangana. Icy'ingenzi nuko ari umutima nzaba nabikora. Uzabutaha? Ariko ntago ari invitation, ariko twavuganye. Namubwiye ntiwantumira, utantumira. Yewe uzabona nateyemo. Hareruye. Nigumamo ndagushyigikira. Erega arabizi umugabo wanjye turaziranye. Burya turaziranye nuko mwebwe mamuri abantu babiri inyuma gusa. Urumva nuko turaziranye. Arabizi ko nabutaha kandi nta y'umujinya. Kuko naranamusinyerega. Amusinyiye. Gute? Mbere ariko wamugana imbere yuko wenda atangiza umushinga. Nuko nibagiye kuzana urupapuro namusinyiye. Kugira aha ubu muha uburenganzira. Itorero, ntairega itorero ryacu ntago dupfa gukora ibintu nk'ibyo.
itorero ryacu rya DPR n'abantu bajya babimenya byo kwiruka ngo murajya mu yandi madini haba discipline kandi irubahirizwa nubwo tutasezeranye muri leta no mu itorero ariko twarabyaranye abana 5 yagombaga rero kugira ngo bihabwe umugisha banabyemere abohorwe kugenda nkavuga ngo ngewe Mama Charlene nk'umugore we ndamwemereye rero uhashize amezi ngira ngo nk'abiri maze kwandika urwo rwandiko mu izina ryanjye nerekana ko nta kibazo yego naranditse kandi ndasinya rero nta kibazo mfite ntacyo mfite na nicyo nzagira kandi uriya mwana wa mama uriya mwana w'umukobwa atuze cyane ko atuje ntago yakinjira ntago yatangiza uriya mushinga ataramenya amakuru nzi ko mu makuru afite arabizi ko ni mukeba arabizi ko mukeba we ari umuheburayo kazi ntanda y'umujinya nta kibazo yego ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane kariya wavuze rero ko utazakindezo tujuru ugahagazeho reka nkubwire maze imyaka 13 hafi 14 gasindezo ntatse muri iyo myaka ko kurumva najya kubuza abantu amahoro kubera iki ahangaha ikintu ushaka kuvuga ni iki ibi ndi kuvuga sindi kubivugira twe ndi kwigisha abantu badukurikiye kuko nge sinabona umwanya wo kuza kwicara ku nkuru z'abantu nka kumwe abantu bicaraho ahubwo inkuru yose mbona yagirira abantu umumaro niyo mpamvu nicara nkabivuga kandi nzabivuga pe kuko numva afite ibintu byo kubwira abantu gukemura ibibazo hatabayeho amakimbirane niyo ntego mfite y'ubuzima bwanjye wenda nko kuvuga ngo indezo warumbajije ku kintu wenda cy'indezo biriya bintu kuva muri 2015 niho nafashe umwanzuro urumva si kera ni kera niho nafashe umwanzuro wo kutozongera kumubangamira mbonereho umwanya wo kubwira abantu bajya gushakana kugira ngo n'ibibazo bijya byoroha abantu nibajya gushakana umugore akavuga ngo ngiye gushaka umugabo cyangwa umugabo ati ngiye gushaka umugore umuntu ntakumve yuko nimba ari umugabo ngiye kuba umutware mu rugo nzajya nambara urukweto bampanaguriye noga amazi ashyushye abantu bige guhagarara mu cyuho cya bagenzi babo nimba ugeze mu rugo ugasanga ibyo wari wizeye si byo ubonye hita havuka induru gufata inkweto wiyambarira ukazihanagurira umwuka mwiza ukaza mu rugo hari icyo bitwaye ntacyo umugabo azajya amparasiyo mba umugore nugera mu rugo ukabona rasiyo ntibonetse ujye ukura amaboko mu mifuka nawe uyishake uyitange ibyo bintu ntibyoroshye niho rero nakubwiraga umwanzuro nafashe ngewe abana banjye 5 bajya kuza ku isi ninjye wabigizemo uruhare kuko njya gutwita umwana wa mbere sinari nanyweye urumogi nta n'urushinge rw'ibiyobyabwenge bigeze bantera ngo ubwenge bwanjye butakare nabyaye umwana wa mbere avuka ari Wiragiye Charlene njyara umwana wa 2 njyara uwa 3 njyara uwa 4 njyara uwa 5 ntago ushobora kuba umuntu ubyara abana 5 uri umugabo cyangwa uri umugore hanyuma ngo uzagire stress yo kubarera wababyaraga uzi ko ari nduzabarera kuba rero narafashe uriya mwanzuro nuko kuba ndera abana 5 n'inshingano zanjye kuko bavuye mu nda yanjye kuvuga rero ngo nafashe umwanzuro kutazamubangamira nawufashe kuva muri 2015 ibyo bintu mbimaranye imyaka myinshi muri ubwo buzima bwo kutamubangamira ntago rero ubu ngubu ari bwo namubangamira kuko wenda nari kumubangamira kera tukiburara ariko ubushobozi bwo kubarera ndabufite ntago namubangamira oya rwose ngira ngo ni ibintu byiza hari abantu bakomeje kureba kuri stati yawe utuntu wagiye ushyiraho mbona badusirikije mu bantu mu buryo butandukanye hari nkaho wavuze ngo iyo umuntu yipimye tugomba oya nunabishyira aha kuri stati yawe yumenya ngo bihaye abantu ariko ndabizi nanjye mba ndi gutangamwe amasomo zisome wumve harimo aho wavuze ngo iyo umuntu yipimye inkweto ntimukwire ayikuramo akipima indi aha washakaga kuvuga iki aho nashakaga kuvuga ko abantu bakwiye gukura urubanza ku mugabo wanjye sibyo yego iteka ntibakabone nimba yitangirije uriya mushinga bihita babona Mama Charlene iyo umuntu agiye kugura inkweto ukipima urukweto sibyo hanyuma ugasanga ntirugukwira ufata urundi
niko bigenda. hanyuma se rutagukwiriye ntawe rukwira ruramugira. sawa rero urukweto rutagukwira hari uwo rukwira. Yego. Ngaho soma indi kugira ngo ngusubirize rimwe. Urukweto rutagukwira hari uwo rukwira. Ariko uranguye nta rujugunye. Ngaho komeza gusobanurire. Hari n'ahandi undi nushaka kumbwira nzi gusomere zose ko ari ivuga butumwa n'indi gutanga ziri mu bwonko. Ngaho mfasha ndabona telefone nazo sinzi. Okay. Ahantu navuze narishingiye ku kavideo ko kwambika sheri we fiança yego. Hari abantu bampamagaye hari n'ababonye atari byo ariko ngewe sindi kubyumva kimwe nabo. Ababonye wenda atari byo atari ko byari bikwiye kugenda ariko ntabyo arindira ngewe sindi kumwe nabo ngo nibyo yakoze yabikoreye igihe kandi yakoze ibintu byiza. Ubwo rero narindi kwigisha abantu bari kugira urubanza kuri we. Numva kandi ni no kumuhohotera. Iyo umuntu yambaye wagiye kugura inkweto akipima urukweto agasanga ntirumukwira urwo rukweto rutamukwiriye hari uwo rukwira ntago rubura isoko. Yego nibyo. Yego. Hanyuma iyo yipimye urundi rukamukwira ikikubwira ko urukweto ari urwawe iyo uri kugenda ntirukujabuka nubwo rukurya. Ariko ugiye uti nanjye mve mu isoko naguze inkweto zikagenda zikujabuka nushaka uzisubirizayo cyangwa uzihe uwo zikwiriye. Ndavuga ngo ikikubwira ko inkweto ihwanya n'ikirenge cyawe nuko itajabuka ikindi ntabwo ikurya. Bita nkoresha irindi jambo ryo muri Bibiliya kugira ngo noneho njye no mu buryo bwumvikana. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo icy'Imana yafatanyije hazagira ugitanya. Siko? Yego. Ni icy'Imana yagize ite? Yafatanyije. Ni icy'Imana yafatanyije. Hariya hantu bira bintu nabitekereje njya gupostinga sanga hari abantu dushyiraho imizigo kandi itabariho. Icy'Imana yafatanyije ntakagire ugitanya. Nahise mvuga inti kumbi hari ibintu Imana ifatanya hari n'ibintu natwe ubwacu twifatanyiriza. Yego. Abantu. Hari ibintu umuntu yifatanyiriza hari ibyo abantu bashobora kugufatanyiriza hari n'iby'Imana ishobora gufatanya. Noneho bishatse kuvuga ngo ibyo abantu bafatanya bijya bitanduka bigafatanuka niko navuga n'ibyo umuntu yakifatanyiriza bishobora gufatanuka bigakunda ariko icy'Imana yafatanyije nta muntu wagitandukanya ntihakagere n'ugitanya. Nibwo nahise nanavuga ngo noneho icy'Imana yafatanuye ninde muntu wabasha kugifatanya. Ni amagambo akomeye umuntu w'umunyabwenge ashobora gutekereza agakuramo igisubizo. Ita rero mvuga nti mukobwa wa mwana wa mabukwe nibakure kuhatwike hashye nanjye nzagushyigikira. Ndi kuvuga ngo nibabareke babaveho batangiza umushinga wabo mu mahoro kandi babashyigikira. Yego. Wenda uvuze kuri icyo ngicyo cy'inkweto iyo umuntu yipimye inkweto ntimukwira ashobora gufata iyindi. Aho byaba bica amarenga ko kuba hari ukuntu twakunze gukorana ibiganiro mbyibuka cyane ibintu twagiye tuganira cyangwa nagiye nkubaza abantu baba bavuze mu buryo butandukanye ukambwira ati ngewe ntabwo numva nzashaka ati nshobora kuzashaka ariko igihe ntabwo kiragera cyangwa ubwo ni kigeze nazababwira. Kuba papa w'abana yatangije umushinga w'ubukwejo budinyira arashyingirwa namara gushyingirwa azaba ari ikimenyetso cy'uko na mama Charlene noneho abohokeye kuba yashaka dore ko amakuru anavuga yuko ufite umufiance nawe. Ariko kumiro karahanga akoja we amakuru mpora numva kuyoboka amana bayaturutse. Hoya no yampe neza se. Yampe neza. Aya gute? Ngo ufite iki? Fiance? Ariko sha na makuru uriko yabakira hinda. Ntawe. Zakira hinda. Niba hari amenye ko umubeshya. Fiance wa mama Charlene arakuyakaye. Je bureka nkubwire. Hana rimwe umugabo wanjye yigeza mboha. Ego ntago yigeza mboha w'abandi. Ubundi umuntu abohwa nibyo yavuze. Yego. Ntabwo nigeze amubwira ngo tuzatandukanwa n'urupfu. Ni ukuri dore aho nibereye umwana wa mama kandi nawe ntabyo yambwiye. Yes. Niyo mpamvu mubohoye ahubwo abantu bari kubivugaho umugani wanyu. Umva kandi sinigeze mubwira ngo ndagukunda mu myaka yose twamaranye.
reka wenda ngo mpindukire nti narakwanze impamvu mbivuze ya magambo abantu bakundana bavuga ndagukunda nzi ko ritigeze rincika nawe ntaryo yambwiye ikindi sinigeze natura mu kanwa kanje wenda duteretana nka bimwe by'abantu ngo twarateretanye hanyuma ngo mubwire ngo ni wowe w'ubuzima bwanjye nka bimwe mwirirwa mubeshyanya mwabasore ubundi ayo magambo ni yabo abantu yego mushobora no kudasezerana mbere y'Imana ariko hahandi shamurige mwafashijwe sheri mukunda nk'uko ifi ikunda amazi sawa Imana irabyanditse ni wowe urabanza ukaniheruka n'amagambo abantu bakundana bavugana arabanza akaniheruka sawa utwo tugamba mwirirwa mubwira abantu Imana iratwandika cyangwa akakubwira ngo mugabo wanjye uri ubuzima bwanjye mugore wanjye uri ubuzima bwanjye ayo magambo ashobora kuboha abantu ubwo bugambo bwose ntabwo nigeze mvuga uri kumva nawe ntabwo yigeze agira gute nawe ntabyo yigeze ambwiye yego ubwo rero kuvuga ngo wenda yaramboshye ntabwo yigeze amboha nta nubwo ashobora kuba intandaro yanjye yo gushaka no kuba ntarashatse nta muntu wigeze abinzitiza imbere yanjye oya n'ubushake bwawe n'ubushake bwanjye cyangwa n'impamvu yanjye ntashatse kubabwira rega nimugashaka ko tuyavugira rimwe ubu se ntubona abantu bayavugiye rimwe ubu hari abantu bavugiye rimwe mu mezi atambutse ubu bagiye kubura ayo bavuga bagiye bavuge make n'ubu kuko ntago bazi nejo wenda hari abatekerezaga cyangwa bavugaga ko Mama Charlene adashaka gushaka mbere ya Papa Charlene ntago yari yo mpamvu kuva iyo avuga ati ubwo Papa Charlene agiye gushaka na Mama Charlene arahita akurikira ntabwo ariyo mpamvu ntabwo ariyo mpamvu nta bantu bapfira rimwe nta n'abavukira rimwe kimwe nuko nta bashakira rimwe nta bashyingurirwa rimwe nta n'abashyingirirwa rimwe ibisubizo biraha koko abantu bajya babimenya ntabwo abantu bashyingirirwa rimwe ntibanashyingurwa ntibanashyingurirwa rimwe wapi ntabwo ariyo mpamvu nta nubwo bijyamo intandaro njye mfite intego yanjye nihaye nk'umuntu w'umugabo iwanjye mu rugo yego ariko uzashaka ndumva ntago hamakuru Joel ubwo kuki wihuse fiance waretse ntawe okay ngiye mba ndi kubariza ako shabarampimbira sindi bakubwiye ko ari waheje we ngo hanze so wahana haragowe hanze haragowe niba atari Burayi ni muri Amerika komera cyane hamwe niba atari uw'Iburayi no muri Amerika imbere wahereye unyambika ivara nkoraho tamune rukanyambika ivara ngo mfite ubukwe nawe yaba hari yaba yarivumbuye imbere wahereye ubukwe bwa Mama Charlene ukamunkubiseho ivara hano inyuma ntawe ndumva ibyo twaba tubiretse reka tubyihorere tubanze dukemura iki kibazo dushyigikira umuntu ibindi muzabikurikizeho nyuma nicyo ubwira abakunzi bawe wenda kubwo bukwe buje urazaza kubushyigikira birumvikana kosa ubwo iyo umuntu afite umukobwa nk'ubuje we umwana wanjye agiye gushyingira umwana wanjye agiye gushyingirwa inshuti zanjye zigomba kunshyigikira umukobwa wanjye agashyingirwa rero nanjye nimba papa w'abana banjye agiye gukora ubukwe abantu nibashyigikira ahubwo uze kunyaka nimero yawe yo muri momo babwire n'amazina ari ku ndangamuntu abakunzi bo kuri Mama Charlene official bamushyigikire azakora ubukwe bwiza ntazagira icyo yicuza mu bukwe bwe hari ukuntu wenda nk'umuntu ashyingiwe kuriya afite nk'abana bamaze kuba bakuru nk'abana banyu we na Papa Charlene ashobora kwifuza yuko abana bashobora kumwambarira mu birori uzabamuha nabyifuza ntabwo gusumva nabamwibe uriya ni papa wabo uriya ni papa wabo kandi nta wundi uzababera papa ni papa wabo ntabwo rero wakanga ko bajya mu birori bye maze nanjye nzaba nabukereye ahubwo abantu bantere n'inkunga nzagura ikanzu nziza hanyuma nzabe nambaye neza nawe nyine ushyigikire kuyobokamana TV nzabe meze neza nyine tubutaha ariko jo niko bimeze ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane nabashishikariza nyine muri make kumutwerera wenda tuva kuri icyo kugira twikomereze n'ibindi mu buryo bw'ivugabutumwa uretse ko n'iryo ari ryo nubwo abantu baba babyumva ngo ni ibintu bisanzwe ariko hano haba ubutumwa bukomeye
abarimo ubutumwa bukomeye. Ubutumwa burimo jo. Wabonye ko abantu biharaje kubona abagabo babo bagiye gushaka bakiruka bajya mu mirenge batwaye abantu. Ukabona abandi bagiye mu kwa padiri nahe. Bira bintu ntago ari byo. Ntago ari byo kuko ntihazagira umugore umbeshya ngo umugabo bamutwaye. Nk'ubu ngewe uje ugatwara Ivani wanjye hashya. Sibyo hashya naribu ngewe hashya. Ariko umuntu w'umugabo nabivuze umaze kuyogoshesha ubwanwa inshuro 50 bamutwara bate? Nta uba wamujyanye abayijyanye. Nimba rero ubuzima buburi iburyo buri bubonekera ibumoso. Abantu bige no guhana amahoro. Umugore usanga yishakiye undi mugabo, abantu bazana andi magambo, usanga umugabo yishakiye undi, uriya bimeze gutya kukisi. Wamuretse yahirwa agahirwa. Uri kumva? Nimba hiriwe nahirwe, muha amahoro ye, murekera ubuzima. Yego. Uri kumva? Nimba ari uwo ni mukeba wanjye. Mukeba. Agende yizigure, atuze, atavuga ngo abana 5 hoya. Agubwe neza ntazambone mu gitondo na nimugoroba, ntazumve na telefone yanjye ngo ndi kuvuga ngo gutya na gutya hoya. Nawe mfite abana agiye kubyara bavuke neza. Ikindi mba ndi kwigisha abana banjye, mba ndi kwigisha abana banjye kugira ngo mu buzima bazabamo bazirinda amakimbirane, bazakemura ibibazo neza nta makimbirane. Dushyigikire papa wabo, baba abana beza, ubuzima burakomeza kuko ibiba byo ntawe uzabibuza abantu kuba. Ikindi sinzi impamvu abantu bumva ko ari ibintu birenze jowe. Buriya Mama Charlene yifasha ate? Nifate gute? Burarareba pe? Arajya he? No. Uri kureba utyo. Kendi kureba neza. Ahubwo buriya Sabe yampemukiye. Ndamugaye. Iki yafashe ifoto yanjye ndi kurira. Akayishyira mu kiganiro. No. Yari gushyira mu iri guseka. Sha rwose mu mwamumbwira akayihindura. Nareba ifoto yanjye nishimye kuko umutima wanjye urishimye. Kandi nkubwira ukuntu abanyarwanda bariga ntibafata. Jo muri iki gihugu twabayemo. Nimba umuhutu n'umututsi ko uzi byabaye muri genocide, aho abahutu bisha abatutsi, ibyo ntago ari ibanga. Yego. Mu gipolisi umuhutu n'umututsi ntibari kumwe. None se hari ubuhindukirira undi ngo urubu bwoko reka nkumene. Barakora yaba ari umucyo ukamubanira. Hari ubwo uvuga ngo sinkubanira suri umucyo. Nimba ubu bwoko bwariyubatse bakaba bahana abageni, mu gipolisi bakabamo, mu gisirikare bakabamo, mu nzego z'imyanzuro bakabamo, mu nzego z'umutekano, mu nzego z'uburezi, mu byiciro byose aba bantu bakabamo. Ni bande bagiranye amakimbirane arutayo ku buryo batakiyunga amahoro n'umutekano bikaza. Bishatse kuvuga ngo ibyacu biroroshye. Kuki abantu bahora nimba baranagiranye ibibazo kuki bitarangira? Yaranyambuye aragapfa. Yanyirukanishije ku kazi aragahirikwa n'iriya modoka. Banye mu mbaraga zangira akamusekuza igiti. Muri mwumva nk'ibyo bintu muhoramo muri abarokore, muri abantu tukwiye kubirenga tukiga gukemura ibibazo nta makimbirane. Ko bimeze. Ngira ngo no ubutumwa bukomeye cyane. Mu biganiro bidashobora kubura kurebwa na mukeba wawe. Ni iki kiganiro kije gikurikira inkuru ijyanye no gutangiza umushinga ko wabo. Nubuhe butumwa bw'umwihariko waha mukeba wawe? Ubutumwa namuha wenda ubwisha arabuzi kuko aranzi. Aranzi kuko ntabwo muziranye ariko live. Ntabwo tuziranye live ariko aranzi. Nawe yagutunguye? Ntabwo yantunguye. Wari umuzi? Ukuntu nyine umuntu ababizi. Yego. Kandi burya na kira kiganiro nanjye nagikoze hari icyo nagikoreye. Cya kiganiro nakoze nyina ko ka video wavuze. Yego. Impamvu yanteye ko bivuga. Kuko ntabwo nabivuze nasinze nari seriye nkuko meze. Ibyinshi wenda arabizi. Umutekano arabizi ko nzawumuha. Nimba hari ahantu kuri kira gipangu hari bazaba impapuro zaho ndazifite. Ni inzu iriho abana banje, sibyo? Ni yanjye, sibyo? Nimba naramenye ko ibi byose bigiye kuba simvuga intumva. Ndavuze ngo murebe ahandi mujya kubana kuko byashoboka bifite uburenganzira kuko ni abana banje. Yego. Afite amakuru yuko ndi umunyamahoro. Kandi n'umugabo wanjye arabizi ko ndi umunyamahoro nubwo atabona imbaraga zo kubisobanura.
muri make amakuru yanjye menshi arayafite ko nta kibazo azagira ni nayo mpamvu yemye akamwemera kuko ubundi nyine iyo ugiye gushaka umugabo ufite umugore n'abana ikintu cya mbere utekereza ati umugore wazanzengereza nicyo kintu kandi koko abagore barazengereza mva mwabagore umugore arakuzengereza waba wiryamiye telefone ati umwana yarwaye ubu tuvugana turi CHIK akababujije amahoro yaba bagiye gutangira amashuri umva waryama wagira umenye ko itangira ry'amashuri ryageze kuba rero azi ko ibyo nkuru itazamuza mu matwi niyo makuru ya mbere yanjye amfiteho ariko gutya live ndi kuri kamera mu kiganiro nakoze cyo kubashyigikira nongeye kumumara impungenge nongeye ntazanyikange uri kumva ntazanyikange ntazagira ikibazo muri make ajye yumva abohotse kuri ngewe kuko ndi umukirisitu wahagaragara n'ahatagaragara nta mwanzi wamutera anturutseho kuko no kuba mufite rega burya ninjye wamuteriye ndamumushyikiriza kuko iyo ntamumuha burya ntago siyo ntamumuhujya ngo ari kumubona ubwo shatse kuvuga ngo iyo mwemera ntiyari kumubona ntago rero yamutwaye inge wamumuhaye abyara abahungu n'abakobwa atuje kandi yishime mu buzima bwe nasherewe yego ngira ngo birumvikana ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane kandi birasobanutse cyane nta ni byinshi turi buze ko bivugaho iki kugezweho ubwo no kwitegura ubukwe tukaza butaha nyine ibintu byose bikaza bigenda neza abantu benshi uko batekereza gura bumeze mugani nkuko wabivuze bitandukanye nuko umeze urakomeye umeze neza hari abantu banyandikiraga bambaza ati se mama Charlene se ati mwabashije kuvugana nyuma y'ibi ngibi ndavuga ni ngewe ati ngenze ko nyuma y'ibi se nibi twashyinguye yari ibyo ndi kuvuga uri kubyumva kuko nawe ubwawe babikwibarije ndabizi hari abo wabonye bagine bavuze ati hari abambwiye ngo pole sha se napfushije turi kwitegura ubukwe tugiye kunguka umuryango ngo pole burya abantu ni babi ubundi si byiza ku bantu nibi barapfusha bakarira barashyingura bakarira banashyingurwa barashyingira bakarira babyara bakarira nk'ubu ntabwo bakwiye kumpa pole ahubwo bakwiye kumbwira kunshyigikira bakohereza ku mafaranga nkazabona n'impano isobanutse uriya munsi nkazakoresha ubukwe nanjye nyine nkashyigikira papa w'abana banjye ariko nta pole ntayo nta mpamvu ngira ngo ni ibintu byumvikana ntekereza ko ahangaha ariho twasozereza kino kiganiro ubutumwa bukomeye twatangaga muri iki kiganiro ni ukwiga gukemura ibibazo amakimbirane kandi ibi bintu tuzabikomeza ni ikiganiro cyiza cyane ni ikiganiro cyiza kandi gifite intego y'ivugabutumwa rikomeye ngira ngo bakunze ibiyobokamana TV ndetse na mama Charlene official iki kiganiro twakigarukiriza ahangaha ngira ngo ubutumwa bwatanzwe kandi mwumvikanye mwabwumvishe reka no dushimire mama Charlene wateye intambwe maze akemera kuza kutuganiriza Imana imukomeze Imana imufashe kandi mushyigikire mu ivugabutumwa nkuko yamuhaye uyu muhamagaro ubundi ubwiza bw'Imana bukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu mwakoze cyane kudukurikira kandi mama Charlene wakoze kuza kutuganiriza.